Ikaze kandi mwishimira aho wakoze subscribe kuri YouTube channel Nibyo Gatanu TV. Kandi nongeye gushimira ufata akanya ugakurikira ibiganiro byacu binyura kuri YouTube channel Nibyo Gatanu TV. Uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe n'ubundi kintu cyafasha amagara yacu kuguma ameze neza. Uyu munsi tugiye kureba inzuzi, akamaro inzuzi zifitiye umubiri wacu. Inzuzi z'igihaza nizo tugiye kureberaho. Ngo ikaze, nitwa Tom, nijye bageze iki kiganiro muciko. Kandi mwibutsa nimba utarakora subscribe iki nicyo gihe wayikora kugira ngo nawe ibiganiro dukora byose ntibikagucike. Mwese mbahaye ikaze. Ubundi inzuzi z'igihaza zifitiye akamaro umubiri wacu ukomeye cyane. Abantu benshi ntabwo babyitaho, ariko buri inzuzi uko tugiye kureba muri kino kiganiro zifite umumaro ukomeye cyane ku buzima bwa muntu. Kugira ngo rero inzuzi uzibone, ufata igihaza cyawe kimaze kwera neza, ubundi ugafata ukagisatura ugakuramo inzuzi. Inzuzi wamara kuzikuramo, hanyuma wamara kuzikuramo ubundi ukazanika zikuma. Hanyuma zamara kuma ushaka wazisya, ubundi ukajya uzikuramo isupu, cyangwa se ubundi ukaba wazikaranga, ubundi ukajya ukazihekenya nk'uhekenya ubunyobwa. Inzuzi rero uburyo bwose waziryamo, inzuzi zifite intungamubiri nyinshi ndetse n'amavitamine anyuranye. Zibamo ibitera imbaraga, wanasangamo fibre, kandi harimo n'amasukari meza, hakabamo na proteine, kandi hakabamo n'ibinure byiza cyane, byiza ku buzima bw'umuntu bwo mu bwoko bwa omega. Kandi harimo vitamini K, hakabamo phosphore, hakabamo manganese, hakabamo magnesium, ubutare, zinc, umuringa, kandi harimo potassium na vitamini B9, kandi hakabamo n'isukura umubiri. Bitewe n'uko rero zikungahaye ku isukura umubiri, bihita bizigira kimwe mu biribwa birwanya kanseri. Ibisukura umubiri bigaragara muri iki kiribwa birwanya no kubyimbirwa, bikanarinda uturemangingo fatizo kuba twakangirika. Kuzirya rero bifasha kwirinda indwara zigiye zinyuranye, harimo nka za rubagimpande, indwara zijyanye n'imitsi. Zose rwose zirwanya ndetse zikanarinda kanseri zigiye zinyuranye. Ifunguro rero ririho cyangwa se ririmo inzuzi z'ibihaza riba rifite kuba ryarwanya amakanseri agiye atandukanye: kanseri y'igifu, kanseri y'ibihaha, kanseri y'amabere, kanseri ya prostate ndetse na kanseri y'amara. Kandi zinafasha n'abagore bari mu gihe cyo gucura kuba zabarinda kanseri y'amabere, kandi zikanafasha prostate mu mikorere yayo, ndetse zigafasha n'uruhago gukora neza. Zikanafasha zikarinda kubyimba kwa prostate yateza ikibazo ku muntu, imyanya y'imyibarukiro. Ibi byakoreweho n'ubushakashatsi ku bagabo barenga 1400. Nyuma y'ubushakashatsi byaje kugaragara ko prostate yabo yaje gusubira uko yari imeze itarabyimba, ndetse no kwihagarika kwabo kwatangiye kugenda neza nyuma y'uko bakoresheje inzuzi. Kandi nanone ku bantu bafite ikibazo cyo kwihagarika buri kanya, yaba ku bagabo cyangwa se ku bagore, izi nzuzi zirafasha cyane. Kandi nanone mu nzuzi niho haboneka umuti uvura prostate, kukurgutine. Ni nayo mpamvu rero inzuzi zivura kanseri ya prostate. Inzuzi zikungahaye kuri magnesium, kandi ziza ku isonga ku biribwa cyangwa se ku mafunguro agaragaramo uyu munyu. Kandi nanone mu mubiri w'umuntu ibikorwa bikorerwamo byose birenga 600 bikenera uwo munyu wa magnesium wiganje cyane mu nzuzi. Tuvuze ku by'umunyu ufasha umubiri w'umuntu, harimo ko uringaniza umuvuduko w'amaraso, no kugabanya ibyago byo kurwara umutima,
kugira amagufa akomeye ndetse no kuringaniza igipimo cy'isukari mu maraso. Kandi nanone inzuzi zikungahaye kuri zinc, magnesium uko twabibonye. Ibi byose rero bifatanyiriza hamwe mu guhangana n'ubwoko bw'amakanseri agiye atandukanye yibasira mu mubiri w'umuntu. Habonekamo kandi nitric oxide. Iyi ikaba ifasha kurwanya cholesterol mbi mu mubiri w'umuntu no gufungura imiyoboro y'amaraso no gutuma umuvuduko w'amaraso uringanira uba ku kigero gikwiye. Ndetse ku bantu barwaye diabete cyangwa se n'abantu bari mu nzira kuba barwaye diabete, inzuzi zibafasha cyane kuko zifasha umubiri kuringaniza igipimo cy'isukari mu maraso. Ibi rero biterwa na kwa kundi inzuzi twabonye ko zikungahaye kuri magnesium. Ikindi, inzuzi zikungahaye kuri fibre nyinshi. Iyi nayo ikaba ingenzi mu gutuma igogora rigenda neza cyangwa se ibyo umuntu yafunguye bigenda neza mu mubiri. Nanone kandi inzuzi ni byiza kuzirya uzirya n'igihu cyazo cyangwa se n'akaragaho kazo, waba se uzikaranze cyangwa se waba wenda uziriye nko mu isose, biba byiza kuziryana n'agahu kazo. Kandi nanone binafasha kuba utagira umubyibuho ukabije no kuba warwara diabete. Nanone kandi ikindi wamenya ku nzuzi zivura n'inzoka zo mu nda. Nanone kandi ko inzuzi nanone ikintu wazimenyaho ku bantu barwaye amibe, gufata isosi y'inzuzi bituma amibe iva mu gikono cyayo ndetse ikaba yanapfa ku buryo bworoshye. Kandi n'akandi kantu wenda gatangaje, n'abavuzi ujya wumva ba gakondo abenshi usanga ngo bavura za amibe, nta kindi kintu bakoresha buriya, usanga bafasha agafuka k'inzuzi ugasanga wenda bakavangavanze n'indi miti igiye itandukanye ku buryo utabasha kukamenya, ariko ubundi niko bifashisha bakakubwira ngo bavura amibe. Nanone kandi inzuzi zifasha mu bijyanye n'ubuzima bujyanye n'imyororokere. Bitewe n'uko zikungahaye kuri zinc, bituma abagabo bazirya bituma bazagira ibizavamo umwana bihagije bifite ubuziranenge. Bityo rero bifasha umugabo kuba yagira intanga nzima cyangwa se n'ibiherekeza intanga, byose bikaza ari umwimerere bimeze neza cyane. Kandi bigafasha ko umuntu yakororoka mu buryo bwihuse cyane. Ibi rero bifasha mu myororokere y'igitsina gabo ndetse bikaba byanafasha no kurwanya uburemba. Ikindi nanone kandi inzuzi zifasha kuba umuntu yasinzira neza. Nanone kandi ushobora kuba wazikoresha nk'ubunyobwa cyangwa se wenda banazirya zumye, mbese cyangwa se wenda ukaba wanazikoramo isosi, wazirya mu buryo butandukanye. Kandi gukora isosi yazo ntabwo bigoye, ni ibisanzwe nk'uko bakora isosi ya soya se n'ibintu bisanzwe. Inzuzi rero nta muntu n'umwe utemerewe kuzirya uwo ari wese, yaba ari umwana yaba ari umukuru, umuntu wese yemerewe kuzirya. Inzuzi rero ni ikiribwa cyiza cyane cyafasha amagara yacu. Ndagushimira rero twabanye mu kino kiganiro, kandi nimutarakora subscribe, iki ni cyo gihe. Nitwa Tom, njye bakubarizaga iki kiganiro, mbifuje ibihe byiza.